Mwaramutse nkuko bisanzwe iyi nigira icyizere nongeye kubasuhuza inshuti zanjye bavandimwe z'umuryango wacu kandi nanabashimira ubwitange n'ubufashanye mukomeje kungaragariza nukuri Imana ijya ibaha umugisha umunsi ku munsi. So rero uyu munsi twaje kuganira, hari umwana wansabye ko twakorana ikiganiro, ambwira ko afite ibintu byinshi byo kutubwira, reka tumutega amatwi natwibwire ubundi atubwire ibyo bintu. Amaze igihe kinini cyane ampamagara ariko nkamuburira umwanya. Rero uyu munsi byabaye ngombwa ko ngerageza nubwo biba bitoroshye, watwibwira ukatubwira n'ibyo bintu ushaka kutubwira. Nitwa Mauriki Elia. Ibyo nari kubabwira mwabimvugiye kuba nahora namwe. Nko nishimiye kuba naje kuba twaganira akaganiro, ngashishikariza n'abantu baba bari kutureba yuko bazaza babikurikirana buri kanya, nanjye uko nabikurikirana nabo bazabigeraho. Rero iyo umunezero uje uzira rimwe, n'ibibazo bije bizira rimwe. None Elia, niki cyaguteye kumva ko wafata nimero, washaka nimero ukampamagara kugira ngo tuganire? Niki cyaguteye uwo murava wagize? Ni ibintu byinshi cyane. Buragewe buri teka nakundaga abademu, ariko bitewe nuko abademu ni ibiki? Ni abakobwa. Bitewe yuko nabakundaga, ubwo rimwe kukubona ndabatireka nimura muntu nzamurebe mbone ko nahora nawe. Wambonye hehe? Kubonye mu mujyi, ubona kuno saha ku macano. Ngiye nabonye akanya. Rero kubera ibibazo byinshi n'urupagaso, nahisemo kuba nahora nawe. Ibyo ngiye kuba nakubwira. Ngiye nkaba ndi umusore. Nyine impamvu ndi kukubaza nti ni benshi cyane uhura nabo, wanahuye nabo, ni benshi wabonye aho ku macano nk'uko ubivuga. Kuki ngewe washatse nimero zanjye, wambwiye ko byakugoye kugira ngo ubashe kubona nimero ya telefone yanjye kugira ngo tubashe kuvugana? Ni iki cyabiguteye? Ikintu cyabinteye ni ikiganiro wakoraga nkumva kiri kunyubaka. Ari ukuntu wubaka wubakiramo mo imbere, none ko inyuma bitagaragara, hano niyumanganyije nyine. Ubwo rero nkaba naravuze ati reka mbikuganirize umva uko bimeze, kandi n'abandi baba batureba nabo bazashaka inomero bazabaganiriza, bazanyurwa. Watangiye kuganirizaho nako nanjye nagiye kwishyiramo akanyamuneza. N'umundi mbere ntabwo nafataga mikoro gutya, nayifataga gutya kugira ngo hano bitavuga cyane nkamena ibi byuma by'abandi. No kuvuga urankurikirana kuri YouTube channel yanjye yitwa Gira Icyizere, no kuvuga ubu bireba uri umufana wanjye. Courage kabisa, nanjye nzagerageza uko dufana izindi kipe zose, nzagerageza nzakora iyo bwabaga ku buryo nzajya nzana ibintu byiza kandi byubaka bisa n'imitima y'abantu benshi. Ngaho watubwira, wadusangiza amateka yawe muri rusange. Amateka yaje ni maremare, kereka duhere nk'uyu munsi tukageza nko kuri Noheli. Nacyo igihe kiracyahari, ariko kano kanya wafata iby'ingenzi, iby'ingenzi utazibagirwa ku buzima bwawe. Ikintu nazibagirwa ni ukuntu nabayeho nabi byatari. Elia, wabayeho ute? Nta babyeyi ugira? Ndabafite, ariko mu rugo turakinnye byatari. Ubwo navaga kwiga afite muka data. Mama wawe ntawe ufite? Mama ndamufite, ariko yabaga mu rugo kwa mukecuru. Ntago yabanaga na papa wawe? No kuvuga mama wawe yakubyaye atarigeze ashakana na papa wawe? Bari barashakanye. Noneho avuga iwabo, bongeye ngumana na papa. Papa ashaka umugore. Papa ashatse umugore nyuma kuko yadusanganye imiceri imifuka 5. Ubwo none waje arayirya, irambabaza nk'umwana, ndabikurana bati se nk'umuntu ko yiharitse akaba yabiriye tumeze bite. Rimwe nkazanjya kuragira ihene, nataha nzi ko ngiye kurya saa sita, mahera akatasora ibishyimbo agiye kubiteka kugira dusamure.
kambabaza byatari ubwo muri batekaga Nyirankono urayizi Nyirankono ni ibintu kutunonko bagira bakubaka runonko ndayizi runonko njye nageze ino rero numva runonko birantangaza Kigali ntabwo ibyo bya Nyirankono bya runonko babizi nk'umwana wavukiye muri Kigali we nta na gato yababizi ubwo rero bimaze kunungura ubwo najyaga kwita nyubaka ku kanya ngashyiramo amateke ibijumba nakubita bigahonda hari ukuntu bihonda bigafinina bigashya biba biryoshye byatari mu bantu babizi ni ukuvuga ibyo nibyo byakureze byarandeze ubwo rimwe azambona bingoye hari ukuntu umuntu yakurishaga ikijumba agatsi twakita gahinga ahantu ibyo bikorwa nyuma nkagitsimba wakubitaga gutya nk'umuntu uri kwatsa moto hasi kugira ngo batakubona ukakomeza ukirukanka ejo ukazagaruka ukagitora ukacyasanga umwumbati ukawutsimba kugira ngo ho utagira udahuguta ngubu nanjye ni ukuvuga wasigaga urashye ukuyeho itaka ejo ukazagaruka uje kugitwara nagikuyemo wagikuzagamo ikirenge cyakura ikijumba mw'abantu kuko ikijumba kiba gitabye hasi mu itaka hari ukuntu uhagaranye mukadata bari nk'aho hariya hepfo nawe uhagaze nk'aho wibereye muri za gutya ni ukuvuga n'ubundi wabikoraga mu bintu by'iwanyu mu rugo ntabwo wari wemerewe kuba wakura icyo kijumba iwanyu mu rugo ngo ugikure ugende ucyotse cyangwa ugiteke dore ko papa rero yacuruzaga imyenda yazaga n'umugabo ati se iriya wariye umugore akahita avuga ati yariye kuko yasangaga nyine bwa bushyimbo bumaze gushya amaze kungaburira nkabura ukuntu mvuga kandi ibiryo mbimaze ubwo nibwo nashatse kuza i Kigali ubwo noneho mageze waje i Kigali utese Eliya byagenze gute Kigali wari uhazi ntabwo nari mazi byatari wahaje kuko narahumvaga twabaga Muyomba acururiza mu mujyi muri Shike ubwo rimwe nafite inkoko bama 3 kugera i Kigali ya 250 noneho nzayigurishe ngire Nyabugogo narahageze mbona za gitare hejuru ukuntu zaga ntabata ubwo ijuru niri nta n'akazi njeho nta n'umuntu usanze ubwo imugenyira ngatanya abantu baravuze ati se ngiye kumva umubyeyi ati nta mukozi mwandangira ati ndahari mfite n'akavarisi ubwo mba ndakomeje abaranjyanye tugezeyo dusanga umuntu wanjyanye aziranye na mama wacu ubwo ni kwita batangira kunyizera ubwo icyizere ntabwo cyari kwiyongera ariko kuko basanze tuziranye baziranye icyizere cyese kiyongera ubwo niko kugafatisha banangije ku 600. none se Eliya wari ufite itike waragiye utega bisi kuzana i Kigali wari ufite itike nayo nari ifite nagurishije inkoko wari ufite inkoko imwe yonyine wayigurishije ubwo amafaranga angahe icyo gihe bamaye 3 kuko yari isake cyari igisake kinini 3 uravuga uti ndategamo njye i Kigali nubwo ntahazi nkaba nta muntu n'umwe nziyo ariko ndatega njye i Kigali kuko ndahumva uwo munsi naranabwiriwe kugira ngo ngereyo hanyuma umaze kugera muri Kigali ubona akazi ko mu rugo ako kazi ko mu rugo se kakubereye keza byagenze gute muri ako kazi ako kazi kambereye keza kuko narahageze tukimara kumenyana n'uwo muntu ubwo nyuma bakazaba barwana meri waharambwira ati rero ugiye ku muvandimwe ubashakishiriza ubuzima nzagushakira ahandi hantu akazi ni bande barwanaga icyo gihe ni mabuja na boss ubwo rero mbagiye ahandi byanze ubwo nyuma niko kuvuga ati ariko ubundi 30 wakwigodeshereza inzu y'10,000 azaniryamira ku gafuka n'ibyavamo ubwo waramaze gukora wahereye ku 600 ugera ku 30. nibyo baguhembaga cyangwa wagenda gubika bamembaga ku kwezi ubwo ngubwo byaruze ndinda yongera ku 250. ubwo nyuma niho nakunze umukobwa asohokana aho bitaga kuri convention bwari ubwa mbere nari mageze ubyumve kuri convention center naguze inkweto imwe ifite ikizuru kireba hejuru gutya itankwira nyine ngo ubwo umustar kuko narebaga amafoto ya congo nk'imwe tujya tubona na baba comedian ba
ubwo noneho sisiteri kuko niba ifite 250 kashi tugerayo. uwo mukobwa wagusohokanye w'umusheri wawe. Ubwo noneho tugeze kuko nubwo amengene nicaye no mu modoka mvuga ati niyanjye nayiguze ni nkaho umuntu aba yayiguze. Ubwo tuba turagiye nakareba convention abatu ubwo isi niyi. Nubwo nzasubira mu rugo bazaza bamagana nkavuga ati reka ntago ndabo aho ngaho. Nabaye umunyakigali. Niko mafite imiryango. Ubwo rero nyuma byaje gucamo ubwo ariko mwe ngurangirize kuri uwo mukobwa. Umukobwa twinjiye mu nuzangira ngo niko akone avuga ati mugende mu magafata. Cyanunguye niko yatangiye ambwira ati bazana inzoga niba sinzi amafaranga yatsinze ubwigura 30,000. Namwe ngo arashaka gutembera convention nibwo baduca amafaranga. Ndibuka ko natanye 100 mvuga ati ariko byange bikundu no mukobwa ndamukunda ndamubona. Ubwo wari watwaye 250. Iryitanu ryose mwari Maria aho ngaho usigarana 100,000. Cyane rwose. Ubwo noneho mu gutaka kuko nagendaga nera gatoki gutya arebye ryo mvuga ati ndakujyana gato. Tugeze mu rugo kuko bo bari batuye ngaha nanjye nuye ruguru tugeze hani wabo imvura iragwa leta yinjira mu nzu ndeba kujya gukomanga biranga nanjye mitana ubwo abayandiye ko nguko ndavuga ati uwo mukobwa niwe muntu wambabaje nawe biyongera mu rugo. Kuki se ko mwakundanaga kuki mutashakanye ngo nimba waramukundaga nawe agukunda ni iki cyabaye kuki mutashakanye ngo mubane umugore n'umugabo? Icyo gihe twaraburanye kuko nge ubwanjye nimaje nagati nakunze umukobwa w'i Kigali none nakumva umukobwa w'i Kigali ni nko kubona Yesu ni nko kubona ko nagendaga nibanze kugira arebe ko nanjye ari agatuza ubu ngubu narananutse wowe zubyibushye cyane niyo mpamvu usigaye nambara ibintu byuki kugira batazagira ngo ari indi ndwara. None se Elia ukoresheje ute byaje kugenda gute? Umuntu acuruje imyenda wagiye kubiranguramo imyenda. Ubwo ndazunguza umuhanda barafata maze kufata ko kujya bafunge ndabireka ubwo nyuma ngo usigaye nkora imirimo isanzwe. No kuvuga kuzanga kuganiriza nkagusetsa kwishima. Okay, uzi ufite iyo mpano cyane ngo dusetse tangira nona dutangirire nona hawo ubwo se wazamuje na wa muntu bita Sandrine. Sandrina uhe Sandrine Sheja ngakora kuri Kiss FM. Sandrine Sheja Butera. Okay, ngaho dusetse banze uzabinkorere nzaguhemba. Ngaho dusetse nzagerageza ngaho dusetse nyine uko usetsa urumva iyo mpano uburyo usetsamo abantu ngaho dusetse natwe twisekere musetse. Uriko narukuntu ufata umwana ukombira ati Eliya genda uzanira indazi ngo bimbaze wumva Eliya genda uzanira indazi urumva ko byagenda Eliya none se Eli nubwo buryo usetsamo abantu oya impindura amajwi menshi ushobora nko guhindura akajwi k'umwana bite n'ikiganiro ufite. Okay, ngaho riramo seka buretse seka nk'umwana twumva nk'umwana mutoya w'amezi. Setse ndakana ntago byakunda kwereka ijwi ryariniza ariko narihina ubwo nkavuga ngaho uvuga nk'akana k'amezi 6 nk'akana k'amezi 6 kari gushaka ibere kwa kundi kaba kavuga gashaka aho naraharenze ubwo uvuga nk'akana batumye ukuntu kikiriza gushima. Okay, Eliya genda kuri boutique ugende baguha ikiro cy'isukari uzanire kandi banakugarurire amafaranga. Nyiriwe neza. Mama yarantumye isukari n'amavuta n'umunyu. Isukari ingana iki? Ikibiriti cyangahe? Cyave. Isabune ya Desha. Yangahe? Desha. Angahe? Desha. Yaguha amafaranga angahe? Akira ni 5 amaye. Ubwo ndakugarurira angahe? Yambwiye ngo urateranya. Yego. Eliya mbonye ngomba kukugarurira amafaranga 1,300. Yabara urebe koko nubona yuzuye umbwira. Isukari gura ngahe? No, barayo mafaranga nguhaye ubanze umenye niba koko ari 1,300 hanyuma ugende mu rugo bo barabizi uko ibiciro bihagaze.
impaye icyatatu. Impaye icyatatu. angahe? Icyatatu. Okay. Yego. Eliya ni ugusetsa, iyo niyo mpano ufite yo gusetsa, gusa nabyo si bibi, ni byiza nusenga Imana kandi ukizera, iyo mpano yawe ishobora kugira aho ikugeza. None se Eliya, nta bundi buryo ufitemo ushobora gusetsamo abantu? Kugusetsa byaterwa n'ikiganiro turimo. Hari ukuntu uzamura ikiganiro, umusatsi, hari ukuntu umusatsi uzamuka nk'iyo uri mu muziki, hari ukuntu bitewe n'ibyo ukunda. Nk'ubu nkanjye ntabwo narya nari kureba cya kiganiro cyawe. Kiriya nta ese ko nacishijeho ibiganiro byinshi, muri ibyo biganiro byinshi byanga bikunda harimo icyo ukunda kurusha ibindi. Ni ikihe wakunze kurusha ibindi? Ibiganiro ufite rero ni byinshi kuko nazi gusoma, nagarukiye mu wa gatatu, ariko ubwo urumva ntabwo mba ndi gusoma ibintu ku mataci y'abandi mba mbirebaho. Urakanda gusa bikazamo. Nshobora kugenda ndikora gutya ngahita mbyifuza nkakubita urutoki. None se Eli, niki gituma ubikunda cyane? Hari byinshi bivuga nkuko nka kuriya mvuga, niki wowe gituma ubikunda cyane? Numva birafasha. Bigufasha gute, mu buhe buryo? Nshobora kubyumva numva ni nkaho uri kumvuga, mbega umeze nk'umuntu uri gukopora. Okay. So Eliya rero byari byiza guhura nawe, gusa umbabare nubwo wagiye umpamagara nkatinda kwitaba, umuntu aba afite akazi kenshi arimo. Iyi si nawe urabizi ntabwo byoroshye, noneho iyi Kigali iyo turimo tuyibamo nyine duhiga ubuzima. Ngira ngo urabizi kandi urabibona ko bitoroshye. Rero niba nta kandi kantu ufite wasetsamo abantu, cyangwa nimba gahari wakadubwira byo ni byinshi. Kaduhe rero duseke. Ibintu nababwira hari igihe cyageze, numva nzaza njya mu isoko ngatora amafaranga, nkazangendana agafuka k'ijana. Ugatoraguriramo amafaranga? Numvaga nayatora, ubwo noneho njyayo ngiyeyo mbura n'ikibugande, ngira ndagaruka. None se Eliya, wumvaga se mu isoko nyine wumva gute? Ku buryo wumvaga ko uramutse ugeze mu isoko watoragura amafaranga, kugeza n'ubwo ugura umufuka utireka ngura umufuka mwitwaze, ningera mu rugo ningera mu isoko nzatoraguriramo amafaranga, byanga bikunda nzayabona. Icyo gihe narawujyanaga, ariko nyuma biranga bitewe n'abantu nabonaga, iyo abantu bagiye nko kugura inka nabona amafaranga ariko yapfumbura nkumva nzayatora. Ubwo noneho byanze yuko nyatora, ubwo rimwe nibwo nibwiye yuko nagura moto, asaza motara. None wagize igitekerezo cyo kugura moto, wari ufite amafaranga? Nyuma narakore kuko hari umukobwa nakunze arayanyihera, yamuhaye akamoto namusuye muri ghetto. Eliya, wakundanye n'umukobwa guha moto? Cyane. Wari wamukoreye iki ubwo? Nari ndi ku byango bya hatari. Hari umuntu nagiye gukodesha agakositime, aje kusura muri ghetto nyine niberagamo, mubwira ko hari ahantu yasanze nagiye gusura, bitewe n'ukuntu yabonaga kositime agira ngo nakanjye n'ibyango yari hahari. Ubwo nyine ahita yirekura uko nyine, ariko nyine bya bindi nyine byagize bibiki. Hari ukuntu nyine byagenze yarasomye nanjye yumva ndiyo, tuba tubwo no mwana akamuremera. Wamukoreye akazi ubwo ngubwo cyatari, ahita aguha moto cyane. Eliya, ese hari ikintu uvuze numva hari ikintu binyibukije, ibintu bavuga by'abapfubuzi, aho none nawe ntiwabura umupfubuzi? Ni ibisanzwe, njye ntabwo mbikora. Okay. Ntabwo mbikora. Nari ngize ngo nicyo uwo mukobwa yaba yaraguhereye moto, wenda ubwo wasanga yaranyuzwe bitewe n'utuganiro mba afite. Yari ukuntu uganiriza n'umuntu ukabana muririmbira akavuga ati ino ndirimbo washobora kuba ndirimba nta n'umuhanzi nyiziho. Okay, wamuririmbiye akahe karirimbo? Narabanje nishyira ku byangoye kwa kundi banze kwigira gutya, akaroso ndagakuba fresh, ndatangira. Ndishimye ndanezerewe kuko ndi kumwe n'umukunzi wanjye, igiheye kirekire mazi misi namubona ari kuyu munsi n'umunezero, umukobwa rwe kwicaye ku ntebe zaratembaga, mbonye hano nenda bati hano ndakuramo. Ahita aguha kabisa, ahita akuramo moto araguhereza. Nyuma byararangiye aranembereza kwinjira ahantu nk'umuntu nawe winjiye mu mujyi bwa mbere, abantu bakwinjije no gutungurwa.
ubugenda nyine ukuntu kwaje wiringaniza agashati kakane nagakuye bikaba 3 n'agaparufe grafere yanije parufe ihumura kubujya nakunyuragaho tasuze ukayisigarana none se Eliya ubwo noneho n'abandi basore ubagira inama yo kwiga indirimbo nk'iyo ngewe bajya baririmbira abakobwa babaye za moto ubwo nabaza azafatiye kuko nanjye narabitekereje azahimba akaririmbo nakaririmbira umukobwa azahitamo ha moto oya bizaterwa Imana iraguha nimugura Okay Eliya use ufite umugore n'abana cyangwa uracyari muri ubwo buzima bwa Kigali bwo kuryoshya nkuko mubyita rero wenda use burashatse byakunda burabyishatse byakunda ngiye mbona ibiryo byarahenze none se Eliya wowe ubaho utarya ntago urya urya dukeya none ntago uzashaka umugore kubera ko ibyo ndateganya gushaka nzashaka nk'igitoki kigeze nko kuryitana kuko hari abantu nabonye barabiteye yarayepfiriye ndabati bura nibyera bizaba byakatutse n'ubukwe byaba bwakwihuta ubwo bateye nk'insina zingahe ugereranyije insina 400 bura naravuze atari mizange ebyiri uwo munsi Eliya we kuko ngo nonyine natembereye so rero Eliya wakoze kutuganiriza wakoze kudusetsa naho ubutaha buriya Imana iguha umugisha kandi ukomerezaho courage ufite impano nziza kubera ko ari ubwa mbere ntago nirekuye buri ubutaha abantu babikurikiranye nzareba uko bimeze tuzabishyira rurati mbega so murakoze rero nshuti bavandimwe zagira icyizere umutumirwa twari dufite n'uyu Eliya ngira ngo mwumvishe ko afite impano yo kuvuga nk'abana bisekeje ntago ari bibi murakoze rero tuzasubira ubutaha gusa ntimukajye mwibagirwa kumpa comment cyangwa like nimuba mwanakunze ibyo nkora mushaka ko bigera kuba kure hashoboka mujye mukora na share kandi please do subscribe ndabinginze bavandimwe nicyo kintu cy'ingenzi kandi muraba agaciro kuri nge I love you bye